usohora amagambo ateye ishoza ateye isesemi wa mugani wabo gusubiza amagambo ateye isesemi anuka amagambo anuka ikiganiro wakoze ngira ubwoba ariko nizere ko ari wowe wimesera amakariso byo byose kuko ubashyizemo umwanda uburyo ukikanira bigeze ndashaka kubwira ko ngiye kugukubita ku buryo utazongera kurinya ku muhanda yashyutswe ndende umukobwa kamwima umugore kamwima wabyumvise ari kuraba ariko ayo majwi muyashake none se mumbare mumbwire ngo ubu ngubu iri ndiyo tangazamakuru twakurikiza ubundi wowe ushinga mama ushinga Mutesi Sikovia nta bushobozi wari ufite bwo gushinga YouTube channel kuki washyizeho nimero za telefone zisaba inkunga aba diaspora Sikovia mfite imyaka 50 y'amavuko ntabwo ndi umwana w'uruhinja ubwira ugira gute Sikovia ndi umunyarwanda yumva asesengura anasobanura abanyarwanda kuko ahangaha iyo uvuga itandukanye no kuvuga ngo nimbuga nkoranyambaga ziri ku isi hose nimbuga nkoranyambaga zumvwa n'abanyarwanda abantu bakoresha ikinyarwanda ni abanyarwanda ububwira tuba ku muryango nyarwanda ufite aho ugomba kuva naho kujya ntabwo ukwiriye kuza ngo ukoreho ibintu byose utekereje biteye sesemi binuka uze uroha aho ngaho uri kuvuga ngo yego ngo naje ngo ngiye gutura amangati kuri mikoro no ntago mikoro yo guturaho amangati ntago mikoro ari yo kugenda ngo urya numara guhaga numara kuvuta wabyimbye inda uzutura amangati kuri mikoro no nongeye kubasuhuza abakunzi bakadasohoka mudahwema gukurikirana no gutega amatwi Don't All TV Show aho mudahwema kutwereka urukundo abantu mwese mwakoze subscribe mukora share mukanda kuga kumwe ewana ni iby'agaciro turabakunda namwe mujye mukomeza mudukunde kandi mudukundisha n'abandi ni nk'ibisanzwe ni L person puzzle AKL Babara ni Voco Mr Django I'm coming back man nubundi nongeye nagarutse so rero hari byinshi byavuzwe hari byinshi bisirikira ku mbuga nkoranyambaga hari byinshi ariko nk'ibisanzwe murabizi yuko ikintu cya mbere kituzana hano ni ukugira ngo tubarebere ngo ese noneho uyu munsi haramutse makuru ki ese ubushize havuzwe iki ese kanaka bimeze bite icyo niyo cya mbere kitwibaza ngo uyu munsi ko byaramutse bitya ejo bizabimeze bite ejo bundi buriya tukarana hashize twahuza n'ahazaza tukarira ngo hazabyara iki kugira ngo tumeke yeso ngo iki kirere cyacu kirimo imvura cyangwa kirimo izuba birashekeje kandi biratangaje ngira ngo uyu munsi rero turaza kugaruka ku mugabo umwe mu bagabo bagaragara hano muri showbiz nyarwanda bagenda bavuga ibintu byinshi bakunda kugura ku mbuga nkoranyambaga bakunda kuvuga ariko ukibaza uti se ubundi abanyamakuru baramutse nk'abanyamakuru bose bakoresha uyu murongo bagenda muri iyi nzira wakwibaza ngo iri tangazamakuru ryaba rigana he ese koko byaba ari byo kugira ngo koko bo bita ko ari abanyamakuru bakuze muri uno mwuga bafite imyaka mikuru none ukibaza ngo ese nk'abanyamakuru batoya turebera ku bakuru bacu dukomeje uno murongo ryaba ari ryo tangazamakuru rya nyaryo ryaba ari ryo tangazamakuru twakaye dukurikiza ibyo bintu tuba tubyibaza ntabwo ari twe twenyine tubyibaza ngira ngo namwe mujya mubikibaza bamwe badukurikira abantu mwakaze kukazogera mu notification zacu mukurikira ibiganiro byacu mugira ngo murabyibaza mukavuga ngo ese ibi biganiro gutya bivugwa gutya bimeze gutya bigenda ese koko uyu muntu wo murongo twakaye dufata ngo dukurikize ibyo bintu rero ni ibintu nibaza ngira ngo uyu munsi rero ndagira ngo tugoreke ku mugabo witwa Pastor Claude ni umugabo ukunda gusirikira ku mbuga nkoranyambaga cyane aho yagiye agaragara kenshi asebanya n'umugore wundi witwa Pastor Mutesi bagasebanya bikomeye cyane kweza naho umuyobozi wa RIB yabavuzeho Murangira Bitieri aho yabavuzeho umuvugizi urwego rushinzwe iperereza mu Rwanda Investigation Bureau RIB
Murangira Bitieri yabavuzeho avuga ati ese abantu nk'anga birwa sebanya birwa batukanira ku mbuga nkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga baragiye bazifata nkaho ari agace cyangwa ari akarwa kabukwako gashinzwe gutukaniraho, gashinzwe guseberanyirizaho, gashinzwe mbese amagambo y'urukozasoni n'amagambo y'umwanda. Ibintu ukabyibaza ngo ese niba umugabo wivugira ubwo afite imyaka 50 irenga hafi 60 agitinyuka agasohora amagambo y'urukozasoni mu kanwa ke, amagambo y'umwanda, amagambo ateye isoni, ateye ishozi mu kanwa, wakwibaza ngo ibi bintu ese ni ibintu twakabaye twigiraho, ni ibintu twakabaye dukurikiza. Tuzi ubundi umuntu mukuru aho wamubonaga wamuhaga nka so, wamuhaga nk'umubyeyi wawe, umufataga nk'umuntu ukwiye kukugira inama nawe wakurikiza. Twebwe turi hano, turi abanyamakuru, turi abantu bakwiye kugenda barebera kuri bakuru bacu ibyo bakora, turebera kuri bakuru bacu ese barava he, baragana he, ni iki bakoze cyiza ngo tubigireho. Niha muri uno mwuga rero mugakora nk'ibi, mukavuga amagambo akojeje isoni, amagambo nk'ungu ndamya yuko namwe mudukurikira, abantu mwumva ibiganiro byacu, ndahamye yuko hari ikiganiro cya Pastor Claude dushobora kujya kumva. Iyo ufunga ikiganiro cya Pastor Claude ubanza kureba impande n'impande, ese nta wunyumva, ese hari umwana wanjye twegeranye, niba uri umumama umugabo wanjye ari hafi, niba uri umugabo umugore wanjye ari hafi, ngo atumva amabara numvishe. Iyo yumvishe ubanza kwihisha, uba umeze nk'umuntu ugiye kureba filime y'urukozasoni, filime za pornography nizo abantu ngo bajye bazireba, ngo bajya kuzira akajya kwihisha. Mumbare mwumve byonyine nk'iri jambo, ni akajambo gatoya muri menshi avuga. Yashutswe ndende, umukobwa kamwima, umugore kamwima. Ngaho nyumvira. Oya, ibyo ni mbumvishishe ngugize uti ibyo ni ibintu uyu muntu abavuga we ubwe. Ikiganiro wakoze ngira ubwoba, ariko nizere ko ari we wimesera amakariso byo byose, kuko ubashyizemo umwanda uburyo ukikanira bigeze. Ndashaka kubwira ko ngiye kugukubita ku buryo utazongera kurinya ku muhanda. Yashutswe ndende, umukobwa kamwima, umugore kamwima. Ari kurama, ariko ayo majwi muyashaka. None se mumbare mumbwire ngo ubu ngubu iri ndiyo tangazamakuru twakurikiza. Ubu ngubu niba bavuga ngo barakuze, afite imyaka myinshi muri ino tangazamakuru, ubwe arivuga ko afite imyaka igera muri 50 na hafi 60, ni umubyeyi. Ese ubu ngubu nkatwe bato dufata no murongo natwe dukurikize, twumve ibi ngibi ari umurongo dufata, ntabwo tugira inama. Ningiri umuntu aba yibaza kibaza ati se niba abantu bakabe ari ababyeyi bakabe bakora itangazamakuru tukarikurikiza, ubungu tukaba ari abantu dukurikira tukumva, ubungu twakabe twumva ibi ngibi. Noneho si gusa, hari andi magambo wubwe arimo atuka Scovia Mutesi, amwandagaza, ukibaza ngo ibi ngibi byari biki. Rekaho naka nkawumvishe wenda mutagira ngo hari igihe umuntu avuga ibintu ukavuga ngo ni amatiku, ngo ni ibintu ngo arimo kuvuga adafite fact, adafite evidence. Mwiyumvire ubundi wowe ushinga Mutesi Scovia, nta bushobozi wari ufite bwo gushinga YouTube channel, kuki washyizeho nimero za telefone zisaba inkunga aba diaspora. Scovia afite imyaka 50 y'amavuko, ntabwo ndi umwana w'uruhinja ubwira ugira gute. Scovia ndi umunyarwanda, nanjye reka ngusabe utubashe ko ntari umugabo wawe, ntiwakubaha ko ndi umugabo ufite imyaka 50. Scovia none se aya reka nongere nsubize inyuma, ngiye gusubiza Pastor Claude hano. Nanjye reka ngusabe utubashe ko ntari umugabo wawe, ntiwakubaha ko ndi umugabo ufite imyaka 50. Scovia ntiwakubaha ko ufite abana bakuze. Nanjye none se reka mbabaze yubaye ko ari umugabo ufite imyaka 50, wowe uriyubaha?
yowe kufite abana bakuze wowe uriyubaha amagambo usohora ibyo uvuga ibyo utangaza uba wiyubashye uba wihesha agaciro ni ibintu umuntu yumva akavuga ngo uyu muntu ni umuntu wiyubashye ese dushyire ubu ngubu dushyire kuri balance tukabalansinga wowe na Mutesi Scovia tukayibalansinga ubu nonaha ninde muntu yafata nk'umuntu wiyubashye Mutesi Scovia asohora amagambo yanze kuyajera n'uwagiye gusubiza aho urugere musubize n'ikinyarwanda bukoresha musubiza amagambo ari bukoresha musubiza ariko we niwe witoroka ngo wagize ibiki ntanavuga usohora amagambo ateye ishoza ateye isesemi wa mugani wabo gusubiza amagambo ateye isesemi anuka amagambo anuka so rero njye n'ubu ikintu cyo twakora dukwiye gufata iri tangazamakuru dukwiye gufata izi mbuga nkoranyambaga nk'imbuga umuntu akoreraho yumva asesengura anasobanurira abanyarwanda kuko ahangaha iyo uvuga itandukanye no kuvuga ngo ni imbuga nkoranyambaga ziri ku isi hose ni imbuga nkoranyambaga zumvwa n'abanyarwanda abantu bakoresha ikinyarwanda ni abanyarwanda ububwira turi ku muryango nyarwanda ufite aho ugomba kuva n'aho kujya ntabwo ukwiriye kuza ngo ukoreho ibintu byose utekereje biteye sesemi binuka uze uroha aho ngaho nk'umuntu utararezwe umuntu udafite agaciro umuntu udafite intekerezo nzima umuntu iyo yumvise ibintu nk'ibi yibaza IQ yawe irangana ite ufite IQ ingana ite ibyo bintu rero dushunguye tuyeze izi mbuga nkoranyambaga twe kuzifata nk'akarwa kari ukwako tuzifate nk'itangazamakuru rikora abanyarwanda rikora rubanda niyo hari platform zizwi zikorerwaho umuntu akaba ajya gukora ikiganiro hakaba hari kibanza guca muri chief editor muri newsroom abantu bakabanza aba chief editor bakakinyuramo bakacyumva niba nawe nta chief editor ufite banza wicara uvuye ngo editing nawe ubwawe mu mutima wawe wibere chief editor uvuye ngo ibintu ngiye kuvuga birumvwa nande uyo kuvuga ngo yego ngo naje ngo ngiye gutura amangati kuri mikoro no ntago mikoro yo gutura amangati ntago mikoro ari yo kugenda ngo urye numara guhaga numara kuvuta wabyimbye inda uzutura amangati kuri mikoro no ugomba kuza ukagira ibyo uvuga ngaho bagasuku ngo barabagana ngaho bagashi karavuga ibintu utamenya ngaho bandi no ntago ari cyo tanzo ko dushaka kubaka men dushaka gukora ibintu biri professional ku buryo n'undi muntu abyumva kumva torakora ibintu biri ntago ari umwanya mpangara ngo hangare izi mbuga nkoranyambaga ntago ari muri mpangara ngo hangare ntago ari urubuga rwo gutukaniraho no gusebanyirizaho nuko turira hamanga turi kuvugira ibintu bidakwiye umuntu uko toilette ngo uze ufungura hanga no kuri ibintu wabanze gushungura umunyarwanda ikintu cyamuranga no gushungura ntago umunyarwanda apfa kuvuga ibintu byose abonye umunyarwanda yicara agashungura ngo ngiye kuvuga iki cyagize ngaruka kiramara iki kirumvwa nande ibyo n'ubwo kwanza gukora kwanza ukumva ugatekerezaho misa so reka rero dusoreza aho ngaho dushimira abantu bose badukurikira dushimira abantu bose bakaze bakazogera bakoze subscribers abasubscribers bacu turabakunda muri abakunzi bacu abantu mukora share mukomeze mukore subscriber mukore share mukore like mudukundisha n'abandi ibi ngibi byo bituzindura tuba tujye ikintu cya mbere kuri .org show ikintu cya mbere kituzindura no guhugura utanga umurongano kwe kugenderaho kubaka umuryango nyarwanda ukwiye so ndabashimiye rero ikindi ntasoza ntabwiye nuko ahangaha turi cyangwa se ni ukeneye cyo kunywa ukeneye cyo kurya ukeneye ikintu ukeneye kuruhukira buriya hari ukuntu umuntu yamaze gukora amaze kuvuga nk'uko nguko ukeneye ikintu tuzi two kunywa ukeneye ikintu cyo warya nta handi rero nta handi gana mu Mahumbezi bar ahantu hakunze kwitwa kwa Muhire ni munsi ya gare ya Rwamagana ukata gatoya munsi ya gare ya Rwamagana mu gahanda k'igitaka gahari nka metero 200 uhita waza uti kwa Muhire mu Mahumbezi bar ni bahita bahakwereka rero reba icyo kunywa icyo kurya liqueur whisky local beer international beer fresh juice zisanzwe byose icyo kunywa gifutse nta handi wagisanga ni mu Mahumbezi bar
ahantu hakunze kwitwa kwa Muhire munsi ya gare ya Rwamagana hari amacumbi meza. Niba ugeze muri gare ya Rwamagana bukwiriyeho kata munsi ya gare gatoya urahita uharuhukira. So ngira ngo rero nabahereza nomero zabo nta zindi 078 05 26 750. Izo nomero uzikorinze bahita witabwa n'ijwi ryiza rikakwakira neza ukaruhuka neza ukanywa icyo kurya cyiza ugafata icyo kurya cyiza icyo kunywa cyiza gifutse kikakugira kunyota. Reka rero dusoreza aho ngaho tweze gusahura mu biganiro byacu bikurikira. Ni El Person Pazo aka Mr Django Babare Novoko naho utaha turakora cyane. Shalap man.